yakamejeje. Mutesi ashaka urukundo rwa Niyori ku ngufu. Ese ari wowe ntiwarwanira urukundo rwawe, cyangwa se wareka uwukunda akagenda? So guys, nongeye kuhikaza hano kuri IBANGA kandi nkaba nkushishikariza kugira ngo ube wakora subscribe hasi aho kugira ngo dukomeze tugendane mu zindi BRCS zose za filime yacu Ibanga. Kandi niba uri umukunzi w'Ibanga wahisemo neza. So guys, rero dete murabizi ko kuva kera akunda Niyori. Ese ko yibutse gusaba urukundo amazi yarenze inkombe azabigenza ute? Ese dete wamugira ihe nama? Ese nimba uri umukunzi wa filime yacu Ibanga, dete ugiye kumugira inama wamugira iyihe? Ese nyambo we arabyakirute? Ese Niyori we azabifata ute? Kabona abakobwa bose muri quartier bari kumwirukaho uko bwije uko bukeye, kandi bose bakaba bashaka urukundo, kandi bose bakaba bamukunda bya nyabyo. Niyori we azabyakirute? Ese azemera kundana n'abakobwa ba quartier bose, cyangwa se azakomezanya na nyambo? Ese wowe iyo uri kuri filime yacu Ibanga ukabona inkundo za Niyori zose ubona umukunda ari uwuhe? Ese Mutesi na nyambo ndetse na dete wacu murabo umwe wowe wabonye ukunda Niyori urukundo rw'ukuri yaba ari uwuhe? So guys, ibitekerezo ni ibyabo, kandi niba ukunda filime yacu Ibanga tera comment hasi ube wambwira ninde muri aba batatu waba ukunda Niyori. Ese Mutesi azageraho atsindira Niyori, cyangwa se nyambo azakomezanya n'urukundo rwe? None se dete we bizarangira yegukanye Niyori? Ese dete mubona akunda Niyori, cyangwa se abikoreshwa kubera ko ari akazi yahawe? So guys, rero ndagushimira niba warakoze subscribe hano kuri IBANGA, uri umuntu w'intwari yahisemo neza. Kandi nawe niba utarakora subscribe hano kuri IBANGA, nkaba ngushishikariza kugira ngo ube wakora subscribe ubundi dukomeze tugendane muri zindi BRCS zose za filime yacu Ibanga. Kandi niba unashaka kugira ngo hari akandi kantu waba umenya ku bakinnyi bose bakina muri filime yacu Ibanga, watera comment hasi ubundi ukambwira nkabigusobanura byose byo waba ushaka. Ndetse niba hari umukinnyi waba wihariye waba ushaka kugira ngo ube wamenya amakuru ye bwite, usabwa kugira ngo ube wakurikiranye BRCS zose za filime yacu Ibanga, ndetse ukaba waranakoze subscribe hano kuri IBANGA kugira ngo nawe ube waba umunyamuryango wuzuye. Kandi murabizi ko tubakunda, niyo mpamvu tuba turi hano ngo tube twabagezaho BRCS zose za filime yacu Ibanga. So guys, twigarukiye mu mujyi kwa Kiramani. Murabizi ko byagoranye, murabizi ko papa Kiramani we akomeje kujya mu mazi abira, kandi turabizi ko iyo ushaka ikintu ukirwanirira. Ese papa Kiramani azakomeza arwanirire icyo ashaka, cyangwa se azabireka Tereza abiniyemo byose ibyo yashakishije kuva kera? Ese mama Kiramani we nk'ubu nazaza kumenya ko papa Kiramani yaba yaraguze Kiramani akiri umwana, ndetse akaba yarapfushije umwana we bari mu bitaro bakabimuhisha? Ese mama Kiramani azakora iki? Ese nk'ubu ishire mu mwanya wa mama Kiramani ari wowe warenzaho iki? So guys, murabizi ko filime yacu Ibanga rero ihari, kandi nawe niba uri umuntu ukabukunda ibintu bimeze neza, ndetse ukabukunda filime yacu Ibanga, ndetse ukaba wanakoze subscribe hano kuri IBANGA, ndagushimira. Nutarayikora nawe nkaba mushishikariza kugira ngo abe yakora subscribe vuba vuba kugira ngo nawe abe yabasha kuba umunyamuryango wuzuye. Kandi murabizi ko mbakunda cyane, niyo mpamvu mba ndi hano ngo mbagezeho BRCS zose, ndetse kuba twanaganira kuri episodes zarizo zose zanyuzeho ndetse n'izizaza. Kandi murabizi ko filime yanyu Ibanga igihari, kandi ndagushimira wakoze subscribe hano kuri IBANGA. Nawe utarayikora ndagushishikariza kugira ngo ube wayikora ubundi tugendane mu zindi BRCS zose za filime yacu Ibanga.